Urukundo rwanjye nawe, jye nawe tubanyemo uziragararo, baby amahirwe wamaye sinzigera nyitesha, urukundo wanyeretse n'urw'agaciro kuri njye. Umuhanzi wese uzaca amaboko yanjye cyangwa uzakorera iwacu ndifuza ko kuzamubona nibura ari guhatana n'abandi bahanzi ku rwego apana ku rwego rw'igihugu. Mbese ibyo nshaka ntabwo nshaka ibyo kompeta ngo hano mu gihugu, nibura wenda hafi East Africa, nibura ntabwo natwe turabera 100%, ariko ikintu dukora uraza ukigera wa muhanzi umwana wese hari umuntu uri gukora kandi wenda hari abantu runaka yaragiye kujya wenda swat yaragiye gutabara yaragiye ahananga wa muhanzi ukumva uburyo abyakiriye. Reka muri ikaze ugiye kubana natwe muri iki kiganiro aho uherereye mu mpande zitandukanye z'igihugu nawe uri hanze yacyo. Byendise nk'uko bisanzwe ni bambariyoro. Murabizi rero gahunda zacu ni ukugenda tuzana ibikorwa bigiye bitandukanye tukabishyira kuri spotlight namwe abanyarwanda mukabasha kubibona. Uyu munsi rero twanyarukiye mu gisate cya music cya muzika nyarwanda, nkaba noneho nagiye gusura studio, nagiye gusura kuri kamera za bambariyoro, natangiramo ikaze mwaza kubona byinshi kuri yo. Ikaze kuri bambariyoro. Murakoze cyane, natwe twishimiye ko mutugana ko nta muntu utishimira abantu bamugana. Murakoze cyane. So watangira wibwira abanyarwanda bakurikiranye iki kiganiro. Nitwa Hakizimfura Dieudonne. Yego. Nkaba mfite studio ikorera gutunganya umuziki w'abahanzi nyarwanda, ariko bitavuze yuko n'abanyamahanga tutabakeneye. So ni studio nyine twashinze mu rwego rwo kugira ngo dufashe abahanzi kubazamura, ko cyane cyane nabo dufite n'abahanzi bafite talent bakiri batoya bari kuzamuka. Nuvuga ngo ni muri urwo rwego twashinze studio kugira ngo turebe ko twazamura izo mpano, tubashe kuzishyira ku mugaragaro, tuzigaragaze. Kabisa kuko urebye production ni imwe kiba kibura ni experience, gusa twebwe n'abaproducer dufite nuvuga ngo ni abahanga cyane, kuko urebye level izo ndirimbo ziriho zikorerwa ahandi ukareba n'izacu nta difference ndindirimo. Ikiba cyambere wenda abantu wenda akenshi usanga bakurikira amazina cyane kurusha kureba ubuhanga bw'umuntu, ariko buriya nk'abandi bahanzi runaka bagiye basura n'ahandi bakareba uburyo bakora, barushaho kumva nibura level yabo cyangwa ubuhanga bwabo, ko ari igihe ujya nk'ahantu ugasanga ni nk'amasawundi asetinze, ugasanga ni ibintu bisetinze, ugasanga baguhaye beat yakozwe cyangwa ziriya ziri free beat, ariko biba byiza nk'iyo umuhanzi atembereye n'ahandi akumva uburemere bwaho. Nibwo iyo ahatembereye akareba uburyo production yayo iteye, uburyo bakora, biramufasha abasha kugira gukompara, akareba uburyo bose bakora. So ngiye ku giti cyanjye reka ntangire nkushimira, sibyo? Nshimire gutekereza kuzana iyo studio ishobora gufasha na babandi bagize ngira ngo mufashe n'abantu batifite, ingeri zose zabagana zikagira ikintu zibakuraho. Kuvuga ngo nta muntu hejuru, umuntu wese ni karibu, ariko tureba umuntu ufite talent, tukareba umuntu ufite ubuhanga ushobora kugira ahantu yigeza kandi akanageza na studio. So Dieudonne, yewe na turi buze no kugana yo turebe ukuntu bihagaze, sibyo? Kugira abanyarwanda mba ngomba kubereka evidence bakabona ko ibintu tuvuga ari ukuri, ariko nje nigereyemo nabonye kabisa, nabonye ari sawa. Ikindi kintu nkibaza ngo aba producer mukoresha, sibyo? N'indirimbo bakora mubona mwebwe
sibyo mwabishyira ku isoko bigakompeta na biriya nibyo nakubajije ariko ndagira ngo uze gusobanura abantu bumve umuntu ashira impungenge avuga ati nshobora kujya ubundi studio uranatubwira izina ryayo nshobora kujya muri iyi studio nkakura igikorwa gifatika nk'umuntu wagiye muri izo watubwiye nyuma cyane dufite abaproducer b'abahanga ni abahanga cyane hari abafite amazina hariho bita exhibit producer w'umuhanga ufite impano itangaje kandi ukiri mutoya hari n'abandi baza kubakorera tubisanzwe nta kuri wenda mvuga kuko bose iyo baje batugana barakora nta kibazo uwo nguwo niwe uri principal kuko niwe dukorana umunsi ku munsi niwe mukorana umunsi ku munsi ariko hari no guca mu ijambo hari n'undi bita Ariel nawe turakorana akora gospel cyane numva ko injyana zose turakora hano kabisa so reka tuze kwigana mbere yo kwinjira muri business twebwe kuri Bambariyoro bageze uri umuntu wo mu rugo uri umwe mu muryango wa Bambariyoro so tuze kwiganira so Dieudonne ndashaka kuza kumenya ni gute wiyongoje ukavuga ngo ni iki cyaguteye gushinga studio yawe ko ati nanjye reka nshinge studio yanjye fasha abana b'abanyarwanda icyabiteye mbere na mbere nanjye ndi umuhanzi hari indirimbo nagiye nkora ariko nyine naje kubona nyine yuko bitari ngombwa yuko nakwitaho cyane ariko nkita no ku bandi ni ngo nubwo natekereje kuba nashinga studio tumaze kuyishinga n'umuterankunga uba hanze mu gitekerezo turaganira nyine dukoze nyine icyo gikorwa turayishinga then ikaba igeze nyine kuri uru rwego rwo kuba ishobora gukorera abahanzi indirimbo kandi umuhanzi agasohoka yumva yishimye igikorwa cye gifite quality nziza cyane so noneho uravuze ati nanjye ndi umuhanzi byatangiye gute utangira muzika ni gute byaje kugera no ku rwego uvuga ati duhe na challenge kugera no ku rwego uvuga ati noneho nubwo ndi umuhanzi reka ngire studio yanjye ni ukuvuga ubundi kera tukiri abana sinakera cyane nko muri za 2000 gutyo muri za 2005 gutyo 2007 gutyo hari abantu tujya gusura baririmba live aho bita Rukundo Eric abenshi baranamuzi ajya kunda kurimbana na ba Mibirizi bande noneho najya mu repetition yabo nkareba uburyo bacuranga nkumva ndabyishimiye kigenda ndumva nakinaga na football muno nakina football nkajya mbikompara nkareba basanga umuziki ndawukunda bitewe n'ukunda ndagenda nkareba repetition nkareba uburyo baririmba live amagitara ari aho ngaho amapiano nayibona nkumva biranshimishije kabisa bituma ntangira kugenda umuziki mugana ni naho nese ntangira umupira kugenda nkina gake birangira muhagarikije ujya mu muziki utangiye umuziki ubikuye yuko wigiraga gusura abantu urumva ukareba uburyo bacuranga urabikunda uravuga ati nanjye ibi nabikora wari utangiye gute bwa mbere uvuga ati ninjye muziki ni ikihe gikorwa cya mbere wakoze ubundi bwa mbere ikintu cya mbere nahereyeho tangiye banyigisha gucuranga gitari njyewe ndamubwira ati Eric wamfasha nkamenya gucuranga gitari tangira anshushanyiriza agira ati do bayifata gutya solo bayifata gutya re bayifata gutyo ntangiye kugenda mbimenya umuziki noneho wese numva nta n'ikindi kintu nakora kitari umuziki so nkugeraho narebye ukuntu wihebeye umuziki ndeba ukuntu ukora n'imbaraga zawe zose ndavuga ati wow aba nibo bantu baba bakenewe ku ruganda rwa muzika hano mu Rwanda nibo bantu bashobora gutera ingabo mu bitugu abandi bakabona ko ikintu ushobora kugikora ari nabyo njya kubaza kikakubyarira inyungu hari uburyo umuziki wagezeho ugatangira kukubyarira income ugatangira kukubyarira umusaruro mu buryo bufatika ntabwo byabura niba studio hari abantu batugana bakishyura indirimbo uko biri kose nubwo wenda bitaragera wenda kuri high wenda ngo izamuke cyane ariko turizera neza bitewe n'amakarita dukora turizera neza yuko mu minsi iri imbere
tuzabona inyungu ihagije. So uratangiye bwa mbere hari indirimbo waba warakoze nko muri studio? Indirimbo zigera kuri 3. Hari izindi zo nagiye mbura bakora ko nyine ntabishize imbaraga cyane ngeze aho sinabigira imbaraga cyane. Ariko sindi bukwemerera rero dupfukirana Imana. Turirimbira nk'indirimbo imwe muri izo 3 wasohoye nawe wemera. Zo nemera hariyo nakoreye umukunzi wanjye. Yego. Ari nayo madamu wanjye dutanye n'umwana. Iyo bita Malayika. Bivuga ngo urukundo rwanjye nawe jye nawe tubanyemo ruziragararo baby amahirwe wamaye sinzigera nyitesha urukundo wanyeretse n'urw'agaciro kuri njye. Wow, jewe umuntu nkomye ndamanika man. Jewe nka hano nkoreye ibintu nexpectingaga ko ari nabyo bikurimo. Ngira ngo n'abanyarwanda barabibona, umuntu uri kukurikirana iki kiganiro arimo arabibona ko hari impano. Ari nako kazi kacu ka bambarero twiyemeje gufata ba bantu batari kuri spotlight ukagerageza ku buryo kibahari, sibyo? Ni impano yawe kumbwira ngo mu gihe umaze muri muzika ariko ugasanga hari nk'umuntu ushobora kubwira izina Dieudonne n'ibyo ukoresha Didos Art. Urumva ugasanga nk'umunyarwanda utazi iryo zina umaze igihe muri muzika. So twizera Imana, twizera ko uko byagenda kose izadufasha mu buryo bushoboka mu ntege n'ubushobozi buke byacu, ikadufasha ku buryo ki umuntu umeze nkawe agomba kumenyekana, sibyo? Ngiye nkibaza ngo niki nizihe mbogamizi waba waraburiye muri muzika? Sindi bunatinde mutwe nkibaza icyo kibazo. Imbogamizi ntabwo zibura. Imbogamizi zijyana n'amikoro. Ndumva icyo kibazo ari aho ngaho. Kuko bihura ku mikoro. Kuko ubundi imbogamizi umuntu wese ahura nazo nta kinanye n'amafaranga. Amafaranga iyo afite gusa ntabwo nemera yuko iyo ufite amafaranga nta mpano nabwo nta kintu nta wagera kabisa. Nta wagera ubwo nyine wagenda ukamanaginga abandi bahanzi. Njye nari nagize ngo nicyo cyabiguteye kuvuga ngo ndumva njye ntahagije, ahubwo reka nshaka abandi bantu bituma nyine uzana na icya gikorwa cyawe aba ari bo mfasha. Ariko njye nkurikije voko numvishe mpano urarenze kabisa, ufite impano idasanzwe. So nkibaza ni ikihe kintu, ni iyihe ntumbero ufite wowe Didos Art? Intumbero mfite ubundi mbere na mbere hari abahanzi mfite mu biganza muri iyi minsi byo gufasha mu rwego rwo kugira ngo bazamure impano. Ariko intumbero ya mbere mfite ni uko buri muhanzi wese uzaca amaboko yanjye cyangwa uzakorera iwacu ndifuza ko kuzamubona nibura ari guhatana n'abandi bahanzi ku rwego apana ku rwego rw'igihugu. Mbese ibyo nshaka ntabwo nshaka ibyo kompeta ngo hano mu gihugu, nibura wenda hafi East Africa, nibura hafi. Kabisa, reka nkubwire ngo Imana izabigufashemo, kandi rwose nkurikije intumbero yawe nta hantu itandukaniye n'iyacu wenda, sibyo? Ko twumva ko umuntu ufite impano kuki atamenye, kuki impano ye itajya hanze, sibyo? Reka nkubwire ngo kuraje cyane, watangiye inzira nziza, sinatinya kukubwira ko uri mu ntambwe nziza, sibyo? So twisubire kuri studio, impano bayumvishe. Ese ubu ngubu ari nk'umuntu ukeneye ko mukorana, sibyo? Mu buryo bumwe cyangwa ubundi mu bijyanye n'imiririmbire. Ukeneye ko dukorana ni ukuvuga hari nimero za telefone. Yego. Hari 0783 0783 74 ngira ngo umuntu ushaka Didos Art yahamagara izo nimero. Ukeneye yewe no gukora indirimbo mu kanya aribyo tugiye kugaragaza, studio ifite ibikoresho kabisa bihagije biri kuri level ku buryo byakora indirimbo nk'izo wakura n'ahandi nabyo bari bubibone, sibyo? So nashishikariza abanyarwanda, abantu bafite impano kugana Didos Art
bakaza bakareba bakagira ngira ngo n'umuntu akeneye korabo nawe apfa kuba afite impano byashoboka cyane kabisa. So nababwira ngo nibakugane baze rwose tugire ahantu tugeze uru ruganda, sibyo byane bavuga by'ubufatanye. Ndewe ndumva wowe uri full ku bintu byo gufasha, sibyo ufite umutima kabisa nanabigushimira. So Dieudonne, so ari nk'umuhanzi waba ufite izina wenda wigeze ukora muri iyi studio? barahari Waba sangiza bita gisa cy'inganzo yakoreye hano, hari General 44 yakoreye hano, hari uta Dilex bita Kadija Style yakoreye hano, hari Dilex the DJ. Okay. Hakaza Papson yakoreye hano. Papson, wow. Hari n'abandi bahanzi abo barahagije. Undi umwana niwe wiha ibyo azakora. Wow. Ntago umwana tuvuge se nta bakinnyi uzi bafite abana b'abahanzi. Yego. Ubu Sosoma durabizi ko umwana we ni umukinnyi. Gishweka. Uvuga ngo umwana iyo uvuga ngo tara afite. Ahubwo wowe ikintu ukora uramushyigikira. Uri mu by'umuziki umwana agakunda umupira uramushyigikira ukamujya inyuma ntawamenye. So ubwo ngira ngo wewe umwana wawe icyo zizakunda cyangwa impano ye niyo uzamushyigikiramo cyane. None nicyo wabwira ababyeyi babona nk'umwana nkawe utangiye music, umwana ugiye mu bintu bijyanye na muzika cyangwa gukina iyo mipira akamubwira ati no jya ku ishuri, no ibi ngibi ni uburara, nicyo wabwira? Njye numva byari bya kera kabisa. Ubu ngubu ntagari. Ubu ngubu ntabyo mbona kuko abantu benshi bamaze kubona ko nk'abana twakinanaga umupira. Yego. Abenshi wasanga ataga kubitwa ngo ivumbi ngo yigaraguye ariko nibo bantu ubu ngubu bafite amafaranga, bafite amamodoka, bafite iturirwa myiza, amazu meza. Ikindi uvuga ngo ikintu umwana wawe akunze kimushyigikire, ejo n'ejo bundi yaba umukire. Yego. ahubwo bikarangira ahubwo ari wowe ari gufasha. Ari gufasha. Ese utivuga kutaduha nk'urugero kuri wowe ngo tubwire ati yewe byatangiye gutya none reba birantunga cyane. We ntabwo izo mbogamizi wagiye uhura nazo? Yewe ababyeyi banjye ntabwo bigeze kabisa. Cyakora ndibuka nkikina football. Yego. Kuko nigaga muri interinari igihe najyaga nshaka kubabwira yuko nshaka kwiga externe, kumbe hari ikipe nakinagamo bitaga fondasiyo ku Mumena. Fondasiyo abantu barayizi abazi ku Mumena. Ni ukuvuga ngo umunsi wo kujya gukora tize. Yego. Hari igihe nababwiraga ati njye nshaka kwiga ntaha. Yego. Ariko bakimara kumenya yuko hari ikipe nakinagamo bahise bambwira ati reka subira ku ishuri. Birangira iby'umupira warahagaritse cyane. Gusa muri z'abavolontere zo muri weekend zo ntabwo nazisiba. Abantu barabibona ukuntu uri fit kabisa, ukuntu uri fit. Ikintu cyitwa siporo ni ikintu wibandaho cyane. None se uramutse uje njyewe ndacyazamuka, haje bamwe mu basuperstar, sibyo bazwi kabisa, ntari bwirirwa mentioninga amazina yabo, akaza akakubwira ati njye ndi kwiruka, akira amafaranga, bafite ukuntu bakoresha nyine umuntu ushaka serivisi, akira amafaranga mbanzi, sibyo agahita kwishyura product imbere, akira amafaranga mbanzi. Njyewe naje kare mu gitondo, ninjye wari ugezweho, ukaza ukambwira ati rero Sedu ibintu udashaka ko bigenda ucereka habanze wenda runaka, nkakubwira wapi se arantanga gute, ni iki cyakurikira? Twebwe iwacu ntabwo bihaba. Iyo ntabwo bihaba umuhanzi uwo ari we wese byo kuzana umuntu wenda ngo yishyure amafaranga mbere ngo reka nkabanze. Gusa ikintu dukora ntabwo natwe turabera ijana ku ijana. Ariko ikintu dukora uraza ukigera wa muhanzi umwana wese ko hari umuntu uri gukora kandi wenda hari ahantu wenda runaka yaragiye kujya, wenda swati yaragiye gutabara, yaragiye ahanangaha, wa muhanzi ukumva uburyo abyakiriye. Ariko nyine ari n'ukuntu nyine ubona nyine langaje y'umuntu, ukareba uburyo umuntu ahindutse mu maso cyangwa tubona ko ababaye. Ikintu dukora uvuga ati noneho nta kibazo, agira ati umusabe ubwo niba bidakunze
ntacyo wowe ukora nta kibazo kandi wumve ko nta kibazo cyabaye. Nuko dukora. Urumva ko rwose mu mugani wanyu time cyangwa randeva afite irubahirizwa cyane. Rubahirizwa cyane. Cyane. None uramutse uhuye n'umusaponsa ko wakora iki? Umuntu ufite amafaranga aho ati ngiye didos ati ndashaka kumbwire ni iki twakora, ni ubuhe buryo twashoramo muri business? Ubundi umuntu umusponsa yaje yakugannye ntabwo ubuka ko iyo ubutse amafaranga yari yatwite. Kandi iyo yatwitse akwita imwe nyine akavuga ati muhuriya n'aya mafaranga gutya, iyo amafaranga yazanye ureba amafaranga azanye eske nangahe utajya gupanga cyose. Ntabwo tuvuge ni ari ikizamini kera bakunda kuba turi abana. Yego. Bati nguhaye miliyoni kano kanya wazimaze iki? Ese ubwo urumva ukatubwira ati najya kurya amandazi n'ibiki. Ikintu wabanza gukora wakitonda then nakwitonda. Amafaranga yazanye uko angana. Hano hanze hari ushobora gukora mu muziki byakubyarira umusaruro cyane. Ni nacyo nahereye kare nkubaza nshaka kugonganishaho ukamwita ibisubizo bijya gusa, ariko reka turase ku ngingo muri ubu. Ubona umuziki nyarwanda ari ahantu umuntu ashobora gushora akunguka ntahombe? Nyine ubona ari ahantu wabwira abantu baba bafite amafaranga yabo ati mwe nimushore muri music ubizi neza ko bazungu cyane. Cyane kabisa kuko umuziki abantu bafite amafaranga bashobora gushoramo amafaranga akabyara ndi, kuko n'icyo tuvuge reba nk'ibintu bisigaye byaje tuvuge social media za YouTube n'izindi zose zitanga aya mikoro yose. Ni ukuvuga ngo nk'umuhanzi tuvuge kumutegurira ibitaramo, kumutegura buri kintu cyose, uko biri kose inyungu iraboneka cyane. Waba muri mpungenge ukababwira ko muri music ari ahantu heza, kandi ntabwo baraba benshi cyane ku buryo ushobora kuvuga ngo nta mafaranga ahari. Amafaranga arahari muri music kabisa cyane. None uramutse uhuye n'umusaponsa ko wakora iki? Umuntu ufite amafaranga aho ati ngiye didos ati ndashaka kumbwire ni iki twakora, ni ubuhe buryo twashoramo muri business? Ubundi umuntu umusponsa yaje yakugannye ntabwo ubuka ko iyo ubutse amafaranga yari yatwite. Kandi iyo yatwitse akwita imwe nyine akavuga ati muhuriya n'aya mafaranga gutya, iyo amafaranga yazanye ureba amafaranga azanye eske nangahe utajya gupanga cyose. Ntabwo tuvuge ni ari ikizamini kera bakunda kuba turi abana. Bati nguhaye miliyoni kano kanya wazimaze iki? Ese ubwo urumva ukatubwira ati najya kurya amandazi n'ibiki. Ikintu wabanza gukora wakitonda then nakwitonda. Amafaranga yazanye uko angana. Hano hanze hari ushobora gukora mu muziki byakubyarira umusaruro cyane. Ni nacyo nahereye kare nkubaza nshaka kugonganishaho ukamwita ibisubizo bijya gusa, ariko reka turase ku ngingo muri ubu. Ubona umuziki nyarwanda ari ahantu umuntu ashobora gushora akunguka ntahombe? Nyine ubona ari ahantu wabwira abantu baba bafite amafaranga yabo ati mwe nimushore muri music ubizi neza ko bazungu cyane. Cyane kabisa kuko umuziki abantu bafite amafaranga bashobora gushoramo amafaranga akabyara ndi, kuko n'icyo tuvuge reba nk'ibintu bisigaye byaje tuvuge social media za YouTube n'izindi zose zitanga aya mikoro yose. Ni ukuvuga ngo nk'umuhanzi tuvuge kumutegurira ibitaramo, kumutegura buri kintu cyose, uko biri kose inyungu iraboneka cyane.
waba muri mpungenge ukababwira ko muri music ari ahantu heza kandi ntabwo baraba benshi cyane ku buryo ushobora kuvuga ngo nta mafaranga ahari. Amafaranga arahari muri music arahari cyane kabisa, arahari kubwawe. Reka tunagushimira urugendo watangiye, ntuzacike intege, kure. N'abanyarwanda namwe mwumvishe ko Dieudonne na support asubiza inyuma, imbuga nkoranyambaga ze ari yakongera akazibibutsa, ukamuha ibitekerezo, ukamuha ubushobozi, ubwo nabwo yavuze ko atabwanga, ukanamubera n'umunyamuryango African to the Future ikaguka, tukazayibona ku rundi urubuga dukoresha ni ntf kuri Facebook, kuri Instagram ni ntf, no kuri YouTube ni ntf record cyangwa ni ntf gusa. ntf gusa. So ngira ngo muri ntf rero abanyarwanda umuryango irakinguye, ni ku bwanyu. Iki nicyo gihe kugira ngo impano z'abana banyu, impano zanyu namwe zijye ku mugaragaro binyuze muri ntf. Twashimira Dieudonne tukamubwira ngo wakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu, Imana ituguhere umugisha. Nawe rero wakurikiranye iki kiganiro, njyana ni ikiganiro cyiza cyane wabonye. Twebwe nta mupaka dufite, abafite ibikorwa bagezeho, abantu bafite impano twe tubageraho. Niba nawe hari impano ufite ari iki, nawe uzagerwaho, wenda igihe cyane kirajyaye ko waduhamagara tukavugana tukareba. Yewe rero twakomeje kubana muri iki kiganiro, ni sebye nk'uko bisanzwe, iyi ni Twambariyo, komeza uyikurikira. Naho ubutaha nakubwira ngo hasta